Nizere ko mumeze neza abakunzi ba Magi TV Rwanda. Imana ikomeje kubarinda wherever you are in the country cyangwa se out of the country. Munyemerere mvuge ko mihigo ikomeye cyane, imihigo y'akasamutwe y'uyu mukobwa Nyambo ndetse na Marina. Ni abakobwa beza cyane, ni abakobwa b'abakozi, ni abakobwa bakora uko bashoboye kose, bagashinjwa uburaya, bagashinjwa uburara, ariko bakihangana bagakomeza bagakora. Buriya nk'abanyarwanda, umuntu najya akora ikintu cyiza twagakwiye kumushima, twagakwiye kumutaka, ariko ibyo yakoze kugira ngo bimumotive akomeze gukora n'ibindi. Uku gushimirana, uku guhana umwanya tugashimirana, ni ibintu byahozeho tugomba no gushumangira bigahoraho. Ni umuco nyarwanda, ni umuco nyarwanda. Mwibuke neza ubwo ingabo z'u Rwanda zajyaga kwagura igihugu zigatsinda bagafata agace runaka, barashimiranaga, barabashimiraga kugira ngo bamotive, bumve bakomeza gutsinda, bumve bakongera imyitozo kugira ngo bakomeze gutsinda. Ariko se umuntu natsinda tugasa nkaho tumuca intege, turi kumubwira ko ibyo yakoze atari byo, what kind of that? Bizatugeza kuki nk'abanyarwanda? Byatugeza kuki? Uyu mukobwa Nyambo niwe ndi kugira ngo mereho nse nkuko moza kwigwibyeho gatoya cyane, gato cyane. Ni umukobwa mwiza, of course, ni umukobwa ukomeje kwiteza imbere kugeza naho akora ibintu twumvaga nkaho bidashoboka, kugeza nkaho akora ibintu twarebaga tukavuga tuti ibi bintu ntago byashoboka ku muntu w'umukobwa. Bro, gutegura filime biravuna. Gutegura filime ntabwo ari ikintu umuntu akora ngo gihite gisuccessinga, ariko yabikoze birasuccessinga. Nta kindi kibyihishe inyuma, nta kindi yakoze wowe utashobora usibye gukomeza umutima, ugakora cyane, ukagira icyizere ndetse ugakorana n'abantu, ukorana n'abantu. Uyu mukobwa afite YouTube channel yise Miss Nyambo. Ni YouTube channel imaze gukurikirwa n'abarenga 288. Ubwo nimvuga gukurikirwa ni abasubscribers muri rw'icyongereza, subscribers ibihumbi birenga 288. Si byo gusa, tugaruke ku bikorwa bye muri rusange. Murabizi ko yashyize film hanze zitandukanye, ama season, ibintu byiza. Hari yashyize hanze yise The Message, Love Story, yise My Love Story. Nyine ni ibintu asa nkaho yanyuzemo. My Love Story episode, mugene musure channel ye guys, mugene musure channel ye, ni umukozi. Episode ya 362. Umuntu najya akora byiza tujye dushima. Imaze kurebwa n'ibihumbi 604 kandi imaze amezi atagera ku 10. Ndabihamya neza ntashidikanya. Hari na episode ya 55, you have to check this. The Message episode 55 nayo imaze kurebwa n'abagera ku 407. 407. Ni imyaka 2, ariko it's a big and big. Ese turebe filime yagerageje gukora yise Ibanga. Iyi filime nayo mubyibuke neza, episode ya mbere yarebwe n'abantu barenga 350. Imaze kurebwa n'abantu barenga 350. You get what I'm saying? Mana, abakobwa n'abakozi, n'abakozi. Noneho yateguye ikintu cyakasamutwe, ikintu gikomeye cyane abantu bamukunda bagomba kwishimira. Ubwo ari kuri Radio Rwanda yateguje filime nshya yagiyemo amafaranga menshi cyane, yateguyeho, akomeje no guteguraho kugira ngo igere ku banyarwanda. Ni filime izazi kurikira Ibanga season, aho bageze muri episode zirenga 300. Baracyakomeje gukora. Murabizi ni filime ikinamo wo bita Niyori, ikinamo Nyambo, kandi ni filime nziza aryoheye abanyarwanda, barayikunze of course. Reka duse nkaho tuva kuri uyu mukobwa Nyambo, nubwo ibigwi bye
tutabivuga ngo birangire, ntabwo twabivuga ngo birangire. Ni umukozi umuntu najya akora tujye twemera. Kandi buriya umuntu nakora ibintu, banyarwandakazi, umuntu nakora ibintu ntukamwite igitangaza ngo ubone ko ibintu akora wowe utabikora. You can do that, wabikora. Uri umuntu, ni umuntu, nta hantu mutandukaniye usibye kuba kurusha experience cyangwa se ugasanga kurusha imyaka. Rimwe na rimwe ubona nk'umuntu wo mu myaka 60 wabona afite imodoka ukibaza ko afite 20, ese imodoka nzayibona bizagenda gute? Ariko you will buy it cause ikintu kurusha ni imyaka. N'aba bari mubona batwigisha umunsi ku wundi akenshi ubusanga baturusha imyaka gusa, nta kindi kintu baturusha. You get what I'm saying? But the one who try his or her best, we have to appreciate him or her. Kubera ko ni ibintu bya danje, bizamuha motivation yo gukomeza gukora ibyo bikorwa. Ndetse ibyo bikorwa nabikora natwe tuzabigiramo inyungu, kubera ko filime ya Nyambo ntabwo ni Nyambo gusa uyikinamo, hari n'abandi bayikinamo. Hari abandi babyungukiramo akabaha akazi, afasha amakampani runaka akayamamariza bakabona abakiriya. Uyu mukobwa mugarutseho gato Nyambo, ntabwo twajya kuri Marina. Uyu mukobwa mugarutseho gato ni umukobwa umaze gushyira video kuri YouTube zirenga 800. Zirenga 800, yeah, zirenga 800 of course. Ziruka ari 700 ariko zarenze 800. Check. Zamaze kuharenga. Twigarukire ku muhanzikazi Marina. Ese Marina ni muhanzi muri uyu mwaka wakoze gute? Icyo cyo ndagira ngo mukibaze umundi mite mbaye igisubizo, mbabwire ngo yakoze neza cyane. Marina ni wa mukobwa wakoze indirimbo 3 zifite video and audio. Indirimbo ya mbere yakoze muri uyu mwaka ni indirimbo yise Ndokose, yari kumwe n'uwo bita Wike Benda. Indirimbo nziza cyane, ifite n'indirimbo ifite mu minota 3 n'amasegonda 38. Akurikiza indirimbo nakunze cyane, ari nayo yarebwe n'abantu benshi. Ntabwo yari collab, ni indirimbo yo ku giti cye, yayise izina ry'igifaransa ryiza, ayita Avec toi. You have to enjoy it. Mujye musura n'imiziki y'abahanzi mukunda muyumve. You have to enjoy it. Avec toi. Indirimbo yayikoze mu mezi 5 ashize. Indirimbo imaze kurebwa hejuru ya M, yagize M, ugeze muri M na magana, kurebwa n'abantu miliyoni n'ibihumbi magana. You get what I'm saying? It's a big and big. Yeah, ibintu byiza, very good. Ubu nta ndirimbo yo gushyira hanze vuba, ariko mu mezi 3 mwibuke ko yatoye indirimbo yitwa Mon Bebe. Nayo ni video nziza, imaze kugira 350. 350. Check. You have to check. Ibi bintu ni byiza cyane. MagTV Rwanda tugomba kubaha amakuru ariko arimo buri kantu. Pani ibintu byo kuza gutuburira abantu just ukavuga uri gutaragurika nkaho hari kiri kukwirukansa. Abantu mukunda mugomba kumenya amakuru yabo akantu ku kandi. Ariko nanone ikintu cyanyemeje kuri uyu mukobwa Marina
ni ibintu ari gutegura, reka mbyita ibisasu, ni ibisasu. Mu ndirimbo ari gutegura yabajije abafana be kuri page ya Facebook, arabaza ati ese murifuza ko nkwana na Juno Kizigenza cyangwa murashaka Chris Easy? Yabajije muri abo bahanzi bombi ni umuhanzi umwe bagiye gukorana indirimbo. Hagati ya Juno Kizigenza na Chris Easy harimo umuhanzi ugiye gukora indirimbo na Marina, kandi ni indirimbo nziza cyane, indirimbo nziza cyane, indirimbo nziza cyane. Ntabwo biba byoroshye nko ku mukobwa nka Marina, kandi mwibuke aba bakobwa bahuye n'ibibazo biteye ubwoba, ibibazo bikakaye, ibibazo bikakaye. Ni wa mukobwa usa nkaho ari kwifasha mu muziki nyuma yo kuva kwa Bad Drama, usa nkaho ari kwifasha of course. Yemunye reka mvuge ko ntari bafite, ariko afite YouTube channel imeze neza, YouTube channel yagize ibihumbi 100 iranabirenza, ndetse ahafite amavideo menshi atandukanye. Uyu muhanzi Marina cyangwa se umwe mwita umuhanzikazi, indirimbo ya mbere yakoze ikagira views nyinshi, indirimbo imaze umwaka umwe yayise Onanana, indirimbo ya Marina, indirimbo nziza of course. Iyi ndirimbo Onanana yarebwe n'abantu benshi cyane, miliyoni n'ibihumbi birenga 500 mu mwaka umwe, ku muntu w'umukobwa usa nkaho ari kwifasha mu muziki. It's a big more than big ahubwo. Naho ni video iminota 3 n'amasegonda arenga make. Eske muribaza ngo gukora indirimbo ni ikintu cyoroshye? Gukora audio ukabona isohotse, video kuyipromotinga, none uri umukobwa. Ngenda byemera abakobwa bafite imbaraga zingana n'iz'abahungu, turanganya. Ariko hari aho bigera ukabona hari ikintu umukobwa yakuzuza cyane ugereranyije n'umuhungu. Hariyo mpamvu batubwira ngo hagomba kubaho uburinganire, it's fine, ariko n'ubwuzuzanye. Kuko hari ikintu umukobwa yakora neza, umuhungu ntacyuzuze neza. Hari ibyo abakobwa bashobora tutashobora, even hari n'ibyo natwe nk'abahungu twashobora cyangwa se abagabo abakobwa batashobora cyangwa abagore. Birahari, hari ibintu bari karemano tutagira n'icyo duhinduraho. It's a why they tell us to collaborate, gukorera hamwe. Mani komeze kubarinda wherever you are in the country cyangwa out of the country. Mani komeze kubagira neza, mukomeze mugire imigisha y'Imana, muragahorana Imana n'amafaranga, ndetse munakomeza gukurikira amakuru menshi cyane bagiye atandukanye hano kuri Magi TV Rwanda. Yemwe mukomeje kubana ni rumuri. Mani komeze kubarinda.